ho abadukurikirana umunsi ku wundi ndagira ngo tugaruke kuri update mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu Bukavu ikibuga cy'indege kirimo kiratakwa nk'uko nakomeje mbibabwira. Hari andi makuru y'ibanga n'ubundi tuba twamenye cyangwa se tuyise tumenya ubu nonaha turavuga tutereka tuze kubatangariza ukuntu urugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha ni ku kibuga cy'indege cya Kavumu, ahangaha ni mu mujyi wa Bukavu. None ahangaha bigikomeye, urugamba rugikomeye n'ubundi M23 kuri ubu irahanganye mu buryo bukomeye cyane. Mwongeye kwirirwa rero, mumeze mute abadukurikirana? Making sure neza niba warakoze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru tukugezaho umunsi ku wundi. Ni ijambo risa umukara ryanditseho subscribe. Byagenze bite rero? Ni yihe operation ikozwe ubu none ahangaha, ndetse na yahe makuru ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? N'ubundi twababwiye ko ingabo zitazwi zamaze kuba zakinjira hano muri Bukavu cyangwa se ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Kuri ubu ariho hari kurasanirwa amasasu menshi, amanini, amatoya. Kuri ubu ngubu biracyakomeye. Byagenze bite kugira ngo rero ikibuga cy'indege cya Kavumu hano muri Bukavu kize kuba cyakatakwa? Hari inama kuri ubu ngubu yamaze kuba yabera igoma, naho ikomeye cyane n'ubundi igizwe n'abayobozi ba AFC M23. Hari ibyavuyemo ndetse hari ibyahise binahinduka ku rugamba. Ibyo nabyo turaza kuza kuba twabigeraho gatanu kuri gatanu. Ariko kandi ndaza kubabwira ahandi hari urugamba, nubwo urugamba rukomeje n'ubundi ahangaha muri Bukavu, n'ubundi Puezelo haracyakomeje kubaho intambara ikomeye cyane. Ndakubwiza ukuri, biracyakomeye mu buryo butangaje ndetse n'uburyo bubabaje. Abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyamuneka nujya uzamura isengesho ujye uriterera abaturage cyangwa se inzirakarengane zirimo ziricwa n'iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byaba byiza n'ubundi wowe niba uryama ugasinzira, ariko hari bene wanyu cyangwa se hari bene data bari mu ntambara z'urudaca zikomeye cyane ndetse hano kuri iyi si. Reka twikomereze cyangwa se twiyatakire uburyo operasiyo yo kuri iki kibuga cy'indege cyangwa se imirwano yagenze. N'ubundi ni kuva mu gicuku cyangwa se kuva ku gitondo kuri iki cyumweru n'ubundi ndetse kugeza aya masaha urugamba ruracyari imberenge mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ahangaha muri Kavumu na Bukavu. Naje kumenya amakuru neza yuko ingabo zirimo zirarwana ahangaha ari ingabo zo muri Angola. Muri Angola hazanwe ibikoresho bikomeye cyane, haturutse ibikoresho bikomeye cyane n'ubundi byo kurasa ngo M23 ngo ikava mu birindiro yagiye ifata, haba muri Goma haba muri Bukavu. ngo umugambi uhari nuwo ko hagize rero hari n'izindi ngabo ngo z'abakomando. ubwo abakomando ni babandi baba badakoresha imbunda, baba badakoresha ibikoresho, nyine bakoresha ibikoresho bya gakondo byo bo biyizeye, ari ingumi, ari umugeri, ari iki. Izo ngabo zishutse cyane zigwa ku bandi bakomando noneho ba MAA23. Ariko mana yanjye, ahangaha habaye urugamba rukomeye cyane. Noneho M23 ubu yahise inahindura urugamba. Ubu yahise ihindura urugamba cyane no ku kibuga cy'indege cya Goma naho hahinduye ingamba. Wenda ndaza kuza ko yabanyuriramo ngiye gusoza. Ariko ngabakomando bababiriki, ububirigi nabwo bwoherejemo hano. Ariko hano harimo n'abacancuro b'abazungu b'abanyaromaniya. Abangaba barahari, ariko ababo ntago ngo baratangira kurwana, ariko ngo nibo bayoboye urugamba. Abanyaromani bohereje rero abakomando ba Angola
bohereje abakomando ba Angola ngo binjire ku kibuga cy'indege cya Kavumu hano. Ibyo ngibyo n'ubundi babigerageje, ariko M23 ikimara kubona abantu binjiye ku kibuga cy'indege hafi neza, ndakubwiye ngo nayo yese isohora udushoka hari abakomando ba MAA23 bapima ibiro 150. Abangaba ngo biriwe ku cyuma, ngo kuva Goma na Bukavu yafatwa birirwa ku cyuma, birirwa bitoza, birirwa bagendera ku migozi, bamanukira mu mitaka. Abangaba ngo bamaze kuba batozwa barenga 1000, ngo nibo bikojejemo, ngo bakunagiye iby'inyuma bahita bagota abo batswa. Bakimara rero kubagota hahise habahiki, bari bakurikiwe n'abandi babirigi, ariko ababirigi barimo barazamura n'ubundi ya modoka ya FRDC yazanye ndetse y'ubwirinzi, niyo ngo barimo baragendana kugira ngo binjire mu kirere cyose cya Goma ndetse na Bukavu, cyangwa se ahangaha ku kibuga cy'indege. Bakicyurira, M23 yahise ifatiramo ikiswe igikoresho uyu munsi. MAA23 yahise, kuko yamaze kugota abo ngabo, n'abandi already bamaze kuza kwinagama aho ngaho. Ndakubwiye ngo hano hari wisasu. Ibaze ko amakuru atugeraho, kandi amakuru yizewe, nuko abacancuro barenga 8 uyu munsi bamaze kuba bapfa, ndetse uwari uyoboye urugamba wa Wazalendo, generali wenda nago ni colonel, nago turamenya izina ryiwe kubera yuko abano ba Wazalendo bagirana benshi. Uyu yamaze we kuba yakitaba Imana, cyangwa se yasiga ubuzima kuri muhano n'ubundi ku kibuga cy'indege cya Noza. Noneho sasa ngo umurundi we yibuze pe, ngo umurundi we yibuze, ngo yabonye bimaze kugenda kuriya, icyo yakoze yisikuramo akabo karenge. Ariko kandi iyi Goma na Bukavu yari yamaze kuba yagambanirwa gute? Iyi Bukavu yo iri neza neza, FRDC noneho iri kwinjira ahantu itari isanzwe yinjira. Irimwe irinjira ahantu itari isanzwe yinjira, kuko ahantu ngo yapfumuriye, n'abayobozi ba AFC urababaza ati se bapfumuriye kugira ngo wenda batangire kurasa ku kibuga cy'indege cya Kavumu? Ntago tubizi. Atari uko umusirikare yiga undi n'undi aba ari kwiga, uko M23 yiga gufata Uvira, yiga gufata ahantu hariho hose, na FRDC already ibirimo iriga ukuntu yakinjira amahanga kugira ngo ibohoze ibice MAA23 yafashe. Noneho sasa bakimara rero kuza kuba hakinjiramo abakomando, abo ngabo bahise bafatwa n'ingabo za MAA23, abasirikare barenga 80 bo ku ruhande barwaniraga ku ruhande rwa leta, ubwo havanzemo abarundi, abanyaromania, abaki, bamaze gufatwa n'ingabo za MAA23. MAA23 yavuze ati twafashe abazungu bari kurwana amahangaha bagera ku 8, ababo bamaze kuba bafatirwa kuri uru rugamba. Ese biraza kuza kuba byagenda bite, cyangwa se twitega iki ku iki kibuga cy'indege cya Kavumu? N'ubu ngubu biracyari mbiri, amakuru turacyayakurikirana. Ariko kandi muri Goma habaye inama, n'ubundi ni inama yateguwe by'igitaraganya n'ubundi yo kuba yakiga ku mutekano. General Sultan Makenga iyi nama yarayirimo, ndetse n'uwitwa Bertrand Bisimwa na Colonel Nanga. Noneho sasa nubwo urwo rugamba rwabaga gutyo, ntuzawe General Sultan Makenga n'ubundi yararuyoboye, ariko yibereye muri iyo nama kuko yarafitemo speech y'iminota igera kuri 5. Ngo iyi nama yari inama iri panike cyane muri ako gace bari gukoreramo inama muri Goma. Muri Goma ngo hari hamaze kuba hagotwa mu buryo bukomeye cyane, umutekano urinzwe, abaturage bababwira ati mujye mu nzu.
umutekano barawupanura. Abana ba MAA23 baravuga bati nta kintu na kimwe gishobora kuzava muri iyi nama ngo gisohoke hanze. Twagerageje kubaza abarimwe mu barimo amakuru turayabura rwose, mbabwiza ukuri. Amakuru hano twayabuze, ese yari iri kwiga mu kuyihena, ariko inama ikirangira ikintu cyahise kibaho, twebwe tukahita tubona imboni n'ubundi, nubwo nta makuru MAA23 yashatse kuba yatangaza ahangaha. Ikintu twahise tubonamo niki, nuko M23 yahise ikora reportage yo kohereja abasirikare mirongo yahise iva Igoma yerekeza muri Bukavu. Imodoka za MAA23 zagiye, nje nari ndi kure mu kibaya mo munsi, ndi kureba imodoka uburyo zimeze, kubera yuko nta kamera yari yemerewe kuba iraho hafi aho ngaho ngibe yaba kamera. Wenda ku bantu batubajije amashusho cyangwa se abo tujya duhereza amashusho ku rubuga rwacu rwa WhatsApp, ntago uyu munsi byabashije gukunda ko tubahereza ayo mashusho y'iyo mirongo. Ariko kandi hari abamwe n'ubundi baba bari kudutarira inkuru, isaha n'isaha mushobora kubona amafoto abaguyeho cyangwa se tuyabatayemo, kubera yuko amakuru n'ubundi turacyayakurikiranira hafi ngo tuze kumenya ese ni igiki kirimo kirabera ahangaha, ni kubera iki iyi nama yahishwe. Ariko amakuru mfite nuko manager Makenga yarariyo, Colonel Nanga ndetse na Beritara Bisimwa. Uwitwa muvugizi mu bya gisirikare Wiringoma we ntago yarahari. Wiringoma amaze n'iminsi amakuru atari gutangazwa yiwe, cyangwa se tutari no kumenya amakuru yiwe, ariko kandi turacyayakurikirana ngo tumenye. Ariko MAA23 already biri kuvuga ati butujemo gakeya, tubanze dukurikirane neza, nta by'impamvu byo gutanga amakuru. Ariko kandi Angola nicyo kintu cyatunguranye ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wenda twavugaga tuti baraje, amakuru twari duyafite ko baje, ariko kandi uyu munsi cyangwa se muri iyi mirwano yo muri Goma, yo muri Bukavu, nibo ngo bayiyoboye ku gikoresho cyinshi. MAA23 yatangiye no kuba yakigaruramo bimwe, kuko UMVA yo irakubwira uti twebwe dufite umutungo wacu ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iyo yaduteye ntago tubura icyo tubambura ngo natwe tubyifashishe. Rero amakuru mfite ngo nuko hambuwe ibikoresho bikomeye cyane kuri iki kibuga cy'indege, ariko kandi na M23 n'irigitari menge, iki kibuga cy'indege baraza kugikura mu myanya y'intoki pe kandi nibafata baramutse bafashe Kavumu, already Bukavu iba yafashwe pe. Urugamba rukomeye MAA23 iri gukorera ahangaha, ariko iri gushoramo imbaraga nyinshi, ndetse na FARDC birumvikana itaretse kuba yashoramo imbaraga nyinshi, cyangwa se igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abari kugifasha kurwana. Harimo Wazalendo, harimo Angola, harimo abacanshuro, harimo Tanzania. Abahungu ba Samia Sura bari hano. Samia Sura baraha rwose, abatanzania barimo, ndetse n'abandi bagiye bakomeye. Ariko MAA23 yubaje se nta bwoba mufite yuko n'ubundi bazabambura ibice mwagiye mufata. Avuga ati n'undi twabifashe, harimo abatanzania bari bahari, Sadek yari hari, ibihugu bigera kuri bingahe, abacancuro n'ubundi b'abazungu mwarabonye, abanyaburaya baciye hano mu Rwanda bari bahari, ngo nta bwoba bafite. Reka tuze kuba twabakurikiranira aya makuru n'ubundi, cyangwa se ndeke kwiyuzima mu magambo, ahubwo reka tujye ku rugamba tuze kuza kuba twamenya ukuntu biri kugenda. Ariko kandi hari umunyamakuru wacu n'ubundi uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yambwiye ati butuje gakeya ndaza kukubwira amakuru uko agira. Wenda nibiza no gukunda turaza kumuhavugisha ku murongo wa telefone, tumenye n'ubundi ibiba biri kubera ahangaha ese ngo ni ibiki. Ariko kandi hari amakuru tutagezeho tuza kuza kuba twagarukaho. Making sure neza niba warakoze subscribe kugira ngo nitujye dusohora inkuru uzajye uhita uyibona mu bambere. Biba ari byiza. Ariko kandi sinasoza ntababwiye ngo nyamuneka abantu bose badukurikirana, n'ubufasha ndi gusaba, mumbabarire tujye dusengera aba bantu, abasivile
b'inzirakarengane batazi icyo M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari kurwanira bapfira muri iyi ntambara. N'ubusabe cyangwa se n'ubufasha mbasabye, nujya wicara ukabona uririye hari abandi baba banabifite bakabura uko babirya, nyamuneka jya ubasengera, ntacyo biba bitwaye cyangwa se nta n'umutima mubi uba ubirimo. Imana ikurinde, Imana iguhe umugisha. Ibiganiro byacu byo ni akagaruka. Ndaza kubabwira ukuntu muri Goma noneho urugamba rwamaze kuba rwahinduka, cyangwa se uburyo M23 yari imaze iminsi irinda umutekano muri Goma, uyu munsi byahindutse cyane, byahindutse mu buryo bukomeye cyane. Wenda n'andi makuru nza kuza kuba nakugezaho. Imana ibarinde.